Yesu ashimwe bene data, nejejwe no kongera guhagarara imbere y'Imana n'imbere yanyu vugira Imana. Numva ari igiciro cyane kuruta uko kuvuga ibindi ntago mbishobora cyane, ariko iyo ndo kuvuga ijambo ry'Imana numva ari umugisha, numva binezeza. Imana iduhana umugisha. Amazina nitwa Betty Mukiza, ndi mwarimu hari i Remera muri service international hari kuri ADPR. Hanyuma shimishwa nuko Imana yampamagaye kandi nkaba nzajya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana muremyi w'isi n'ijuru, Uwiteka mahoro yacu, byiringiro byacu, turagushimiye uyu mwanya, turagushimiye uyu mugoroba dushyize hejuru izina ryawe. Wongere wubahwe, wongere ushyirwe hejuru. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riraturuta twese, ryabayeho tutarabaho, ariko Mwami wohereza umwuka wawe wera arishyigikire. Ntaba ari jyewe urivuga, ahubwo umwuka wera aba ari we wibwirira ubwoko bwe icyo ushaka ko bumva. Nanjye umpindura igikoresho cyawe rwose, nciye bugufi, wowe ugaragare, jyewe mbure. Mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Ni umunezero kongera guhura, ntabwo ari ibintu umuntu yamenyera, ahubwo ni ishimwe ry'Imana. Reka dusome muri Yesaya ibice byaho 54, dusome umurongo waho wa 17. Haranditse ngo, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Amen. Aya ni amagambo Imana iduhaye ngo tuganire. Mu by'ukuri reka mvuge uburyo Imana izi kurwana intambara mu buryo bwuzuye. Uburyo Imana irwana intambara mu buryo bwuzuye. Hari umwe wavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo urwana intambara nziza, kandi nurwana intambara nziza Imana izabana nawe, izagushyigikira. Ese intambara nziza ni iyihe? Intambara mbi ni iyihe? Muri iyi si hari abantu bagira ishyaka ribi, ugasanga bagira ishyaka ribi, ugasanga ntago bagira ishyaka ryo gukora ibyiza. Iyo umuntu arwana intambara nziza agira ishyaka ryo gukora ibyiza, ryo kunezeza Imana, kandi akumva yakubaka ubwami bw'Imana mu guca bugufi. Ariko hakaba n'abandi batagira ishyaka ryiza ryo gukorera Imana, kandi nabo baba mu rusengero, ugasanga ibintu byapfuye, ntacyo bibabwiye, ntibashaka kwiteranya. Ariko icyatumye Imana igushyiraho ngaho uri muri uwo mwanya urimo, ni ukugira ngo ugire ibintu byiza ukora, ugire impinduka uzana, ube umusemburo mwiza w'agakiza. Ndetse uretse n'ibyo, no mu buzima busanzwe ugirira umumaro n'abo usanze aho ngaho, kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ukuri. Hanyuma rero dusomye mu Gutegeka kwa 2 ibice byaho 28 umurongo wa 13, haravuga ngo, Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Nugira ishyaka ry'ibyiza, ukagira ishyaka ryo gukiranuka, Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi izaguhindura umutwe, ntabwo izaguhindura umurizo. Uzaba hejuru gusa, ntabwo uzaba hasi. Niwumvira amategeko Imana yawe igutegeka uyu munsi,
ukayitondera. Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri ahangaha ni iyi verse nashatse ko twayifashisha mu buryo bwo kugaragaza ko umuntu uzagira ishyaka ryo kurwana intambara nziza, akagira ishyaka ry'ibyiza. Icya mbere, Imana uwo muntu izamushyigikira. Icya kabiri, uyu muntu ntabwo azaba inyuma, azaba imbere. Muri make ibikorwa bye Imana izabishyira hejuru. Icya gatatu, ngo uyu muntu ntabwo azigera yicuza mu mibereho ye, kuko nta muvumo w'icyaha azaba afite, azaba yarakoze ibyiza. Ubundi mbibwirire, ijuru ribaye ritanariho, kuko hari benshi bavuga ngo reka ngo nta juru ririho. Usibye ko njye nemera ko ririho, ijuru ririho kandi abera bazaritaha. Ariko se ribaye ritanahari ukaba warakoze neza, ntuba ufite umugisha, nta mivumo y'ibyaha ibikugendaho. Hano rero haravuga ngo wowe wagize ishyaka ry'ibyiza, wowe uri kurwana intambara nziza, ngo Kristo ni imbaraga zawe, ngo fata ubugingo aguhaye buguheshe ibyishimo. Wabujijwe kwiganyira, wowe uri kurwana intambara nziza. Ntabwo Yesu ahinduka, ahubwo aragukunda. Uzamenya kandi urukundo rwe ko ari rwo rukubeshaho. Ntutinye rero we gucogora. Imana iguha umugisha cyane. Hari abantu biyemeje kuba ingabo za Yesu, bari kurwana intambara nziza, bari kurwana intambara yo gukiranuka. Erega impamvu mbabwira ngo ni ukurwana intambara nziza, nuko turwana n'iyi si n'umubiri na Satani. Kandi Satani yahagurukiye abasenga, Satani yahagurukiye abakozi b'Imana. Satani ntabwo azarwanya wa muntu afite, wa muntu aho uhora amukorera, wa muntu ahora amuramya, ntabwo yamurwanya. Azarwanya wowe uri kurwana intambara nziza. Bibiliya iravuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Kurwana intambara nziza ni uguhindurira benshi ku gukiranuka, ukiyemeza, ukemera isoni z'umusaraba. Ubu butumwa tuba tuvuga, tuba twariyemeje. Duhura na byinshi, duhura n'ibicantege, duhura n'abadufata uko bashaka, ariko urwana intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. Hano rero haravuze ngo wowe muntu wahisemo kurwana intambara nziza, umva uko Uwiteka avugana nawe. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ndi nkawe naha Imana icyubahiro. Ahantu hose wicaye, niba uri mu kazi, niba uryamye, niba uri ahariho hose uri, nagira ngo nkubwire rino jambo. Ubu ni ubuhanuzi bwuzuye bw'umuntu uri kurwana ishyaka ryiza. Nta ntwaro bacuriye kukurwanya, niko Yesaya yahanuye. Ubu Yesu yemeye ko uyu mwanya iri jambo rinyuramo, ngo ndi kwibutse mwene data, nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Imana ishimwe. Ngo kandi icya kabiri, ururimi rwose ruzaguhagurukira, rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ni munyemerere dufatanye gushima Imana ituburanira aho tutari, ituvugira aho tutakwivugira. Ngo mwijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira, ngo kandi ni umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo. Ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ngo ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe bene data. Uru rurimi ruzaguhagurukira, nubwo zaba ari nyinshi zikaguhagurukira, zikakurwanya, zikakuvuga, zikakubeshyera ibibi byinshi, umva, nta rurimi ruzaguhagurukira ruzagira icyo rugutwara. Iri ni ijambo ry'Imana. Ngo ibyo nibyo murage. Noneho hano aravuga ngo ngo ururimi ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ntuzirirwe uburana wowe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri iyo ntambara muzihagararire gusa, mureba agakiza Uwiteka
ari bubazanire, ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka agiye kukurwanirira, icecekere. Nubwo uri gusenga ukumva nturi kumva ijwi, bijya bibaho Imana igaceceka. Ntabwo Imana ivuga buri gihe, ntabwo Imana umuntu ayivugisha uko ashaka ngo vuga. Nubwo itavuga, iceceka yumvise, irakumva, irakuzi. Kwa kundi uhora wicaye utekereza, kwa kundi uhora wibaza ngo iherezo ni irihe. Iherezo rirahari mwene data, igifite itangiriro gifite n'iherezo. Iherezo ry'iyo nzira uri gucamo rirahari. Ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ngo abantu ibihumbi bazaguhagurukira ariko ubaneshe. Ngo bazagutera baciye mu nzira zirindwi, bazagutera baciye mu nzira imwe, ibatatanyirize mu nzira zirindwi. Niko ijambo ry'Uwiteka rivuga. Imana itugirire neza. Hano hakavuga ngo ibyo nibyo murage. Haleluya. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Ngo kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka. Aho niho gukiranuka kwabo guturuka, niko Uwiteka avuga. Ubundi ijambo ryanditseho ngo niko Uwiteka avuga. Uhereye kera Imana igikoresha abantu ikabwira ubwoko bwayo. Uhereye kera Imana yanyuraga mu bahanuzi ikabwira ubwoko bwayo. N'ubu Uwiteka arakubwiye ngo witinya, humura. Ururimi rwose ruzaguhagurukira, intambara yose izaguhagurukira, nta kizagutwara. Ururimi ruzagutera, amagambo yose wavugwa. Niba ko kuri kurwana ishyaka ry'ibyiza, humura, komera, ntuzabakukira umutima imbere. Uzi ukuntu Uwiteka azi kurwana intambara nziza? Yarwaniriye Gideyoni, ngo marayika amubonekera arimo yisekurira ingano munsi y'igiti kwa Yowasi. Icyo gihe bari mu buretwa, ngo Abisirayeli barahingaga bakabanyaga, inka bakaboneshereza imyaka. Ariko Uwiteka ahamagara Gideyoni aramubwira ngo wa munyembaraga we, uzi ko wowe wisuzugura kandi Imana hari ukuntu iri kukubona. Ikibi gusa nuko wakishyira hejuru. Ariko niba Uwiteka avuganye nawe aya magambo, haguruka. Yabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Uwiteka nawe arakubwiye ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana. Aramubwira ati wowe genda, ugende mu rukerera, wumve iby'abanzi bawe bari kurota. Ngo maze ngo bakajya barotorerana inzozi izo ngabo zari zishaka kugirira n'ubwoko bw'Imana ba Gideyoni. Ngo maze ngo umwe ngo akavuga ngo narose ngo ihema riza, ngo narose ngo irobe, ngo riza ryikubita ku ihema ryanjye, ngo nuko ngiye kubona mbona ihema riguye hasi. Gideyoni arabyumva. Ngo maze arangije asubizwamo imbaraga. Imana yamugabije ababishabe. Amena. Asubizwamo imbaraga. Ngo maze ngo umwe aramubwira ati se wamenye ikizo nzozi zisobanura? Kandi ubwo n'abanzi ba Gideyoni. Ngo aramubwira ngo iyo ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Amusobanurira. Gideyoni arabyumva, aravuga ati kumbi buryo Uwiteka ari kumwe nanjye. Ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Iyo urwana intambara nziza ubanza Imana imbere, ntabwo ubanza ibyawe. Banza Imana imbere mu bintu byose ukora. Dawidi yaravuze ngo nashyize Uwiteka imbere sinzanyeganyezwa. Wiva mu masengesho, wiva imbere y'Imana, wireka gusenga, wireka gukiranuka. Gusenga n'ubuzima. Ntuzigere ukora ikosa ryo kureka gusenga. Intambara yose warwana nayo ujye usenga. Gusenga birangiza intambara. Yigeze ibwira bari abantu ngo nimuzenguruke inkike z'Yeriko bucece, ngo zizariduka. Inkike zirariduka. Wowe niyihe nkike iri imbere yawe? Rwana intambara nziza, uzenguruke bucece. Wabonye aho ibibindi ni muri binesha intambara? Warabibonye? Wabonye aho ngo bakubitira bavuza amakondo bagakubita ibibindi hasi?
Imana irwanisha ibinyantege nkeya, ifata ibintu bisuzuguritse ikabirwanisha hakavamo intsinzi. Ntabwo Imana kugutabara biyisaba igihe kinini, n'uyu mwanya n'isogonda imwe n'umunota umwe no muri 0 minute Imana yagutabara, Imana yakurwanirira. Imana ibaho umugisha cyane. Hano rero nanone hakavuga ngo Uwiteka azaguhindura umutwe, ntazaguhindura umurizo. Nurwana intambara nziza, Uwiteka azaguhindura umutwe, ntabwo azaguhindura umurizo. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ntabwo uzaba hasi niwumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe ngutegeka uyu munsi ukayitondera. Niwumvira amategeko y'Imana ntabwo uzaba hasi, ahubwo Imana izagushyira hejuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azajya nyambaza nanjye mwitabe, nzamuhaza uburame, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Erega uwo ni Yesu wivugaga. Ntabwo umuntu uzakunda Imana akaramata, kamere muntu ntabwo ikunda Imana nkuko bikwiriye. Ariko Yesu kuko arafite kamere y'ubumana, yaravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Uyu ni Dawidi wavugaga aya magambo, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azajya nyambaza nanjye mwitabe, nzamuhaza uburame, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Muri Zaburi 18 umurongo wa mbere haranditse ngo duhere ku murongo wa 2, ndagukunda ni wowe imbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. 3, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo yanjye inkingira. Urumva rero yuko iri jambo iringira Uwiteka niwe uzakurwanira intambara nziza. Umva noneho ngo ni ihembe ry'agakiza kanjye. Imana ishimwe cyane. Amena. Murongo wa 4, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Wambabariye tugaha Imana icyubahiro. Erega guha Imana icyubahiro ni mu mutima, ariko tuzamure nibura ko tuvuge ngo Mana turagushimiye kuri igihome cyacu kidukingira ku manywa na nijoro. Imyambi Satana turashisha, imitego Satana dutega, amagambo y'urucanege adushyira imbere, nkamwe yashyize imbere ya Mukristo Apoloni amubwira ko atazagera iyajya, ariko Mukristo akareba mu kwizera agahita abona ururembo rwera rurabagirana. Haleluya. Iyi si umuririmbyi yaravuze ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ni igihome cyanjye kinkingira. Imana ishimwe. Hanyuma rero Zaburi 20 akavuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Reka mbabwire, amagambo y'Imana araryoshye, Yesu araryoshye. Yesu araryoshye, Yesu ni mwiza. Ubu navugaga umuntu urwana intambara nziza. Turebe noneho umuntu urwana intambara mbi. Ni ibihe byago ahura nabyo umuntu urwana intambara mbi? Icyambere, iyo umuntu arwana intambara mbi arwanisha amagambo, arasakuza, baramuvuga nawe akivuga, agahura n'umuntu ati wamenye ibyabahagarara nkubwire, atuzi ko runaka yirwa mvuga ibi nibi, barakuvuze none nawe urivuze ngo usiko runaka yirwa avuga ibi. Oya, ntabwo ari uko barwana. Urimo urarwana intambara mbi. Utinda gutabarwa, agatinda gusubizwa, agahita avuga ati ya Mana ntibaho, agahakana Imana, ati ntabwo yakabaye ibaho ngo ingirire gutya, agahita agenda akananirwa gutegereza Imana, akajya gukora ibyaha. Ugasanga umuntu aravuze ngo none se Mana, urabizi ko ndi umukobwa, ngo none se nabigenza gute?
ngo none se ngo iyo ntabikora ngo nari bubeho gute? Ngaho nyumvira kwe uri kurwana intambara mbi. Hari abandi badasambana kandi Imana yatabaye, ugasanga umuntu aragiye ngo none se ngo nintiba ngo ukagenda ukiba. Ubwo urimo urarwana intambara mbi, wananiwe kurwana intambara nziza, ariko ntago bikwiriye. Garukira aho ngaho. Ni byinshi ugasanga urahora wiganyira amanywa na nijoro. Erega no guhora wiganyira bitera n'uburwayi. Iyo uhora ubabaye wiganyira uhora urarwara. Uzumva iyo wagize agahinda kenshi ubabaye ujya kumva umutwe urakurya, kumva ukuboko kurakuriye ahantu hose. Ariko Yesu yaravuga ati nimwishime iteka. Yemwe nongeye kubivuga ngo mwishime, mu bibaho byose muhore mushima. Reba Yobu yahuye n'ibikomeye byinshi, umugore aramwihakana, ariko Yobu aravuga ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje kandi sinzikuraho kuba inyangamugayo. Imana igukeneye ko umera gutyo, ukavuga uti ngiye kurwana intambara nanjye nziza, mvuye kurwana intambara mbi. Mwibuke ko Yobu bamuhagurukiye n'inshuti ze. Nta kintu rero duhura nacyo kitari rusange. Ibyo turi gucamo byahozeho kuva na kera. Imana itugirire neza. Hari na bene data b'ibinyoma, mwene so musengana mukiyiriza, warira karira, watabaza Imana akatabaza ati ndimo ndanagusengera, mbese akarira, warira karirana nawe ikintu cyose ukoze ukabona ararira muri kumwe, ariko kandi akanaba ari we ukugambanira. None se Yuda byagenze bite? Yesu yaravuze ngo turi buhurize amaboko ku mbehe, ni ugiye kungambanira. Buriya rero kugira ngo ugire inshuti zimeze gutyo, wagira inshuti Yesu wenyine arahagije, kuko Yesu we ntago ashobora kukuvuga, ntashobora kukuvamo akugirira ibanga, urarimubwira kari kubikira, nta nubwo yinuba. Abandi bantu bose barahinduka, ariko Yesu we ntabwo ahinduka. Wowe rero wahisemo kurwana intambara mbi, garukira Yesu urwana intambara nziza, nawe Kristo akubere umukiza. Navuga wenda n'ibindi byinshi by'abantu bagiye barwana intambara mbi. Petero, igihe Yesu yabazaga Petero, Simoni Petero urankunda? Petero avuga ati ariko kuki ahora mbaza gutya, ubu se ntago abibona ko mukunda? Ariko Yesu aramubwira ati Petero, inkoko itarabikura nyihakana. Ariko nubwo Petero yihakanye Yesu, hari naho yamurwaniriye, agira ngo urugamba rw'umubiri urugamba rw'umwuka rurwanwa nk'urw'umubiri, ngo ajya gukata amatwi, ahita akuramo inkota amatwi barayakase. Ngo Yesu arangije ahita asubizaho ugutwi, aramubwira ati Petero subiza inkota mu rwubati. Hari abantu bakurikiye Yesu, ariko bavuze bati nta wamenya inkota bazibikaho, bati nibikomera tuzirwanaho. Mwibuke ko hari n'abahise bisubirira no kuroba, hari n'abarambiwe. Yesu aranavuga hariya igihe bari ku musozi basenga ngo umukwe, ngo hari ijambo riri muri Matayo 25, umukwe atinze, benshi bose barahunikira. Hanyuma rero kuri uriya musozi bari gusenga, abwira abigishwa ati mubuze kubana nanjye n'igihe gito kweri, akanya gato gusa, ati nimusenge mutagwa mu moshya. Ngo Yesu arabitarura aragenda arasenga. Ndagira ngo ngusabe witarura ibyo byose, ayo majwi yose, ibyo byose biguhiga, abo bose bakugambanira, ugende usenge urwana intambara nziza. Kristo n'imbaraga zawe, kandi ufata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Nandi muvuga kurwana intambara nziza, cyangwa se kugira ishyaka ry'ibyiza, ntugire ishyaka ribi. Hari wigeze agira ishyaka ryo kubakira inzu Imana iramushyigikira. Wowe ufite irihe shyaka muri iyi minsi? Natwe dufite ishyaka ryo kwamamaza Yesu hano kuri cano n'ahandi hose. Wowe ufite irihe shyaka? Mbibutse ko nta kintu na kimwe ukorera Imana kitandikwa. Imirimo yose dukora yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi nizaduherekeza. Ugasanga abantu barirwa basenga basaba umwuka wera, ariko mu by'ukuri akava gusaba umwuka wera akajya kwiba, akajya gusenga,
agasinda akajya kugira gute kose ibyo bintu ntago bihura. Niba uhisemo inzira y'Imana yihitemo by'ukuri. Usanga abantu icya kabiri ari abantu rwose bitiriwe izina ry'Imana. Nta muntu n'umwe udafite idini asengeramo, ariko birakwiriye ko dukora iby'Imana ishaka. Urupfu iyo ruje ntabwo ruguteguza. Nta muntu n'umwe mu isi yose uzi igihe azapfira. Wisanga nyine igihe kigeze, kandi nta muntu ugenda abishaka. Uzarebe n'abantu iyo bari gupfa, harimo abapfa bumva bavuga ati wanyongereyeho utunsi Imana n'iki, ugasanga nta muntu ushaka kugenda. Ariko igihe cyageze ugomba kugenda. Tegura rero aho uzajya. Abantu benshi bari gutegura aho bari ubu ngubu kuruta iyo bazajya. Aho uzajya niho ukwiye gutegura, kuko aho urahabona ibyahura bibona, urabizi iby'isi birahinduka. Akandi kantu nasorezaho nuko mu isi umuntu wese uyituye, nagira ngo mwibutse iki ngiki, ntacyo wazanyemo. Waje wambaye ubusa, nta kintu wayizanyemo. Wavutse wambaye ubusa, umuntu asubira mu nda y'isi ntacyo yambaye, asubirayo gutyo. Imitungo yose waruhiye ntayo uzajyana, amazu yose wubatse ntayo uzajyana, niba utarakijijwe ngo umesere imyenda yawe mu maraso ya Yesu, ntabyo uzajyana. Inshuti zawe zose, abagukunda bazaguherekeza ku munsi w'urupfu, hanyuma usigare wenyine. Usanga rero abantu benshi iyo umuntu yapfuye baraza bakamubwira buryo kibana mukundaga, ukuntu yari umuntu mwiza, ariko ibyo baba bavuga byose ntago ubyumva. Ahubwo ibyiza wakoreye Imana ya yindi reba hiherereye, niyibizi iherezo ryawe, niyibizi uko ugenda. Abantu bagutangira ubuhamya, ariko ujye ugira amatsiko nawe umenye neza niba utashye. Umenye neza niba utashye, umenye neza ko ubonye ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri nigeze mbona umumama umwe wari urwaye, nanjye nari ndwaje umwana Faisal. Uwo mumama yari umumama ukuze, agiye gupfa. Yari afite isakoshi, afite amadolari, afite amapawundi, yari afite amafaranga menshi. Akajya avuga ati mereza iyo sakoshi, kandi ararembuza, umwuka uri muramushirana. Mereza ibintu byose abiryamaho. Ntabwo ubwo yagiye mu ijuru. Nta muntu ujya mu ijuru ugenda agundira iby'isi. Iby'isi ubura bisiga wanze ukunze, ariko yarabigundiraga agahamagaza akagira gute. Ariko urupfu rw'umukiranutsi ngo no mu ijuru bavuza impundu, no mu isi ruba ari urw'icyubahiro. Hariho itandukaniro hagati y'umukiranutsi n'umunyabyaha. Wowe rero utarakira Yesu, haracyariho amahirwe ateze ibiganza kugira ngo nawe akwakire, nawe winjire mu mubare w'abarwanirira intambara nziza. Hindura icyerekezo. Gukizwa ni uguhindura icyerekezo, ukava aho wari uri ukajya mu kindi cyerekezo. Uva mu cyerekezo cy'ikuzimu kwa Satani ujye mu cyerekezo cy'abajya mu ijuru. Reka dusenge Imana. Imana ibampera umugisha cyane. Ndabakunda, ndabasengera. Mujye mureka dusengerane. Ahari gutabarwa kwacu kwaba kutwegereye kuruta igihe twizereye. Uwiteka Mana murengezi wacu, tugushimiye iri jambo ryawe. Ijambo ryawe nzi ko ari imbuto itabora. Uriherekeze mu mitima y'uryumva wese, kandi rigende rigira impinduka, kuko ryifitemo imbaraga, ririhagije. Ijambo ryawe waravuze biraba, urategeka birakomera. Byose wakoresheje ijambo. Koresha itegeko ryawe Mwami uhindure ibyanze guhinduka. Koresha itegeko ryawe Mwami urwanirire abantu intambara. Koresha itegeko ryawe Mwami uduhere igihugu umugisha. Koresha itegeko ryawe Mwami urambura ukuboko kw'ineza. Abantu bawe bongere bahembuke, itorero ryongere rihembuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Fasha amahanga yose, fasha isi yose. Abo wahaye amasezerano Mwami uyasohoreshe umwete wawe. Ni ukuri dutatanije akagambane k'abadayimoni. Wivugiye ko nta
za ntwaro bacuriye kurwanya abantu izagira ikibatwara, turatatanije izi mbaraga, turasenya ibi bihome, turakubita satani n'imigambi ye yose, kandi tumukubitishije ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Urakoze uwera wa Isirayeli, ngaho duha umugisha. Kandi reka nongere kugusaba mwami, n'iyi cano uyagure mwami, ibikenewe urabizi, kugira ngo ubutumwa buze bufatika, ibikoresho, ikintu cyose gikenewe, amakamera, amamikro, amafaranga, buri kintu cyose. Hari igihe mwami tubikubwira ukabidukorera, kuko dufite iryo shyaka. Turakwinginze rero utugirire ubuntu n'ibambe. Turagushimiye kubyumvise, komeze kutwambika imbaraga, iri jambo rigwire muri twebwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, mukomeze gukora subscribe, share na like ku bantu bitabangamiye. Iyo mubikoze ni byiza kuri twebwe, biradufasha, bituma abantu benshi bamenya ijambo ry'Imana. Inyungu iyo twamamaje ubutumwa bwiza niyo nyungu yacu y'ukuri, kandi ntago twihishe mu ijambo, uko niko kuri kuba mu mitima Imana yacu izi. Imana ibaho umugisha.